ugase yacaye hanze yaca mu idirisha ry'inyuma yaca mu idirisha ry'inyuma ngo igeze hano hafi aho Anje urakubita ukirukanga my goodness mbega igitondo kibi umva ko bigenze ngwira w'ikibazo kabitari ntabwo bigenze nta kuntu twabigenze Anje agezemo aribukanga very serious harimo inzoka yahereye muri toilette byanya byose biri serious y'umukara ntabwo ari blague ntabwo ari prank ntabwo ari ikintu mfite no kamera gutyo ko ndabizi neza ko utinya inzoka ngo dukize no nzoka rero n'ibisuka n'wicara ngo mbizi nyamara ushobora gusanga aya inzoka abana muri kandi muzanira ikibando muzanira la crête mwireke abantu mwireke irisohora muri stage kiri neza ry'ibana ko byakunda cyerekeye n'icyumba cy'umwana Anje yewe shamra kimba bwiza ukuri ngewe inzoka sa nkuterura nkukubita hariya gutya hariya mu rubavu rero isa n'umutwe hariya gutya hariya hirya yagize hiki witonde hiki marayikubise kingoro turebe wabonye ko umuhani isingukira hariya inyuma reka sinashobora noneho kubera ari umukara hasi umva we ririya washobora kwica inzoka Jesus Christ. Gwindurira bariko ririya. Mfasha gutya. Nusore ryago bigenda gute we? Fasha umwana wanje, fasha umwana bitasimbikira n'umwana. Hari inyuma, irayumukara, hari inyuma tware. Yes we irabarya Singukana je. Papa kanu, urabona ibintu why so ese bise no byakomeza kubitanga kamera gutya Uraseka Dori cyakera kiranje Nakazi kawe nisina mpambigo kigo nayiba mbigereje niba ukiga gusa nisoho mushyiraho n'itaba hano nahita ko igizemo kizi yose biramureba Hi, mwaramutse neza mumeze mute mu gitondo ndacyambaye n'imyenda yo kurarana so tugiye gukorera daddy prank don't mind my hair tugiye kumukorera prank ariko rero nashaka involvingamo abahungu reka ngiye kureba ngo baba babyutse ko babyuka bakora etide umunsi ni ku isabato ubundi ngende nge kubabwira nibaze bamfashe tumukorere prank ya yindi yo kumukoma bakangutse ndabizi ko babyutse bakora etide morning guys mwabyutse ari hikima muze bahereze diro muze babwire ikintu tugiye gukora abonye abahungu banjye se bagasongo muzi ikintu tugiye gukora muzi kubeshya cyangwa mu masanya atagaragara ko mutazi kubeshya tuzi kubeshya cyane tugiye guprankinga dad urumva buriya mwamuzi prankinga inzoka atinya inzoka mu buzima bwe niyo wamwica ntiyayica ntiyanayirebaho kandi ibi ngibi ni obviously ni ukuri ntabwo ari ukumubeshyera atinya inzoka kugira adashobora kuyikoraho none muri televiziyo yibonye ubundi ngo irate ngo muhindure ntabashaka no kuyireba ibi rero ni ko ameze rero ndashaka kugira ngo mwereke yuko dufite inzoka none mu minsi yashize hano kakayuka gato kayo wari uhari tubona kaka gatoya mo hano hirya muri jardin ndagenda mbabereke haba inzoka cya kintu wavuze ngo nigingo ni umusambi kiraba kitiyombo kiriya kiba ahantu haba hari inzoka iyo hari inzoka rero iteka ryose kira kimwe ngo kirahaza dufitemo imigini ibiri rimwe haje akayoka mu nzu ahagana hari muri kwizire ndahabereka gatoya k'umukara gatubona nyine kareshya nka gutya ndambwa ati inzoka arambwa ati nta kibazo mwe muyisohora ndaje ntabwo yanayica aravuga ngo bibaye ngombwa ko iri nko mu cyumba cy'umwana ubwo nta wundi muntu uhari
nafunga umwuka nkareba ukuntu nayisohora atari kubwo nyine no kugenda ntaruka nko mu kilometero narihanganye narakishe ndagasohora yanze ndavuga ati nta kundi nyine ubu rero tugiye guprankinga dufata igitambaro nagiye gushaka snacks ya toy ndayibura kugira ngo bibe real byari kuba ari byo byiza cyane ndayibura ubu rero tugiye kumubwira aracyasinziriye ni 9:30 tumubwire ko tubonye inzoka muri toilette ko nziza muri toilette cyane ko abizi neza ko haba inzoka ko neje bundi no hanze barayishe bari gukora jardin ubundi ndebe kaza kudufasha ariko ndakurahiye tugiye kuvuza induru tumusanga no mu cyumba nuko tubonye inzoka tugomba kumubeshya ndagerageza gufata akantu ka green screen nshiramo nk'inzoka muri douche iri real yaboneka hari real ndebe kaza kudutabara kadusorera inzoka umuntu w'umugabo udashobora gusohora inzoka munsi cyangwa kuyica agira ngo tuyice turi abana n'abagore let's see ko rero ugenda ariko ndizina ry'Imana natazi ndaze kutwicira inzoka afite ibibazo reka tugende. Are you ready? We are ready, guys. We are ready. Let's go. Tugenda turebe abapanzi aho ni hafi y'icyumba cy'umutwe gahoro mu cyumba cyacu ni hano ndashaka gukorera muri dushe gukoresha dushe cyane iragrete cyane ni akamuka noneho turagira gutya azumwere kanzenza agatanga akenda ku mukara ngiye gutya hanganira amashusho rero ikintu kigoye nuko biba gisinziriye tugiye kumukangura baracyasinzira ko tuvuze induru warahita akanguka yiruka ariko nakuriya ni akantu k'umukara inzoka y'umukara gutya bahora twese mwebwe mukoresha iyi dushe n'indi ruvuga ko abonye inzoka maybe ubwo ndaza mbese ko ubwo nari ngiye kwiborosa mu gitondo nari mbyutse ngiye kwiborosa ngahita mbona ikintu cy'umukara cy'inyuma ngira ngo ni inzoka ko nawe kudakuza kuba inzoka cyane ubwo mpita nza mu cyumba mukomanya dore inzoka nanjye nse nk'ugenda tuzana hirya murahita aza yirukanka hirya zamuze hariya hirya ego Daddy inzoka hirya inkuru urebe yisuye inzoka yesuwe baranje muri dushe Daddy come and help yiwe data w'inzoka iri hehe bibonye hehe ibanga yibonye gucanga nyuma nga muri dushe irimo kandi shakurya Daddy inzoka yari nk'inzoka hano muri dushe ariko ishobora kuyica iri muri dushe irakurya papa kandi hari inzoka muri dushe n'izina ry'Imana ngo urebe kandi ejo bundi agira ngo ni blague ejo bundi sinisha akayoka gatoya bebe umva ko bigenze ngwino wicira inzoka bitaribyo ntabwo bigenze nta kuntu twabigenze anje agezemo arirukanka Very serious? harimo inzoka yahereye muri toilette Byanya byose biri serious y'umukara ntabwo ari blague ntabwo ari prank ntabwo ari ikintu mfite no gukamera gutyo ko ndabizi neza ko utinya inzoka muri zino nzoka rero n'ibisuka n'uwicara ngo mbizi nyamara ushobora gusanga aya inzoka abantu muri kanza muzanira ikibando muzanira la crete
mwireke bantu mwireke irisora bise sheri neza ry'imana ko byakunda cyerekeye n'icyumba cy'umwana irisora nshashe ri rwose pe akiri kwicirira nzoka nta muntu ujya wica inzoka yinjiye mu nzu kandi harimo isohora se basiro none tugeze gutyo mu nzu ka isore nta kibazo mwebwe je ntabwo rasoni nzoka ntabwo byakunda kare se ko natisha ko ari gatoya do kari hano gutya ahangaha ari gatoya eka mbenye kujya muri zo kwisora hagushira kuri seriye inzoka usiri nasa umwana rogo nustroga turabigenza gute muri toilette yisuzugura bari yani nyuma cyose shitira kuri seriye nabyawe yes mwami icyo kere kirangije Ushe tukabwiye umwana mbere mukanguye Jesus Christ James umva nakazi ke ishaka ikome hano cyangwa izamuke hejuru birakureba reka sinashobora barumva kuri noneho kura ari umukara hasi umva we biriya washaka kwica inzoka Jesus Christ ngwindurira bariko ririya mfasha gutya nusonjya ngo bigende gute we fasha umwana wanje fasha umwana utasimbikiye n'umwana hari inyuma ira y'umukara hariya hari inyuma twarebe Yes we irabarya simukana papa kandi urabona ibintu by'isoko wayisohoye se bise ntabwo byakomeza kugihagarara kamera gutya uraseka dore icyo kera kirangije ni akazi kawe n'izina ry'abantu ngo kigo nayibamo mbigendeshwe niba umushingaho gusa n'isoho mushyiraho n'ibitaba nahita ko igize n'urukizi yose biramureba irimo nta nubwo urajya no kuhinjiramo igahita itera byahereye kwa kundi izamuka muri toilette nese ubwo ngubwo yaturutse hehe muri wese ese byanyabyo nyine inyuma niguta injira se fata nk'inkoni yangiza na nkoni itari rakrete mutamvunde ya rakrete mwamwiritse bana iraza kuza vuya hasi wabaye gute sheri usinye wagira ngo ni blage twasigamo ahantu iri dushe y'umwana biyogera mu gose asubiye mu cyumba kuri kw'Imana harimo inzoka mu nzu mpaka ni izina ry'Imana seriously urayisohora niba narishikara kayo gato yingera urege nayishobora Jesus Christ oh my godness do Yesu kirakuri shangiye ntago nayishobora kwica inzoka ingana kuri none urakora higahita isimbuka sunika anje isunike sa nkusunika nkuyisunika sa nkuyisunika tutaherera Jesus Christ urambaye hanze ubona ko wambaye ikabutura ngaho ugenda uyice rero bisohore basi none tuvire mu nzu rwari turunirimo hariya nanze kurukuramo bikanyibira cya kindi kiri ngo tube tuyiretse ariko kw'Imana ikingaho neza sheri ikingaho neza ntabwo yacamo hara hasi subundi bagiye gukara abasore bagiye ubundi wowe ntabwo wakwica inzoka ntabwo wakwica inzoka Jesus Christ kwiborosa gutya ndi kwiborosa mbona akantu k'umukara ngira ngo nyine ibintu bisanzwe yeto ariko inzoka yanyara ahubwo izatujya mu kibuno mwana ubundi urabanza ugaflash kuko yaturutse muri toilette regimo imbere urabona ko ni gatoya kafite umubyimba mutoya none turabigenza dute mva nakazi ke so nyiri rwose ndamubwiye ngo abo mugabo Jesus Christ bakanira guri muri salo uri kuba amazi inzoka tuyihorere mwireke iraza kuza kwisohora ahantu yanyuze iza yanyuze muri toilette imbere hasi kwa kundi izamuka mu matanka niba ari babyita ibisimu byaho muri PVC yes nukuri ndakwereka aka video nafashe iri kuzamuka mu mazi muri toilette mu mazi kwa kundi flashing ikazizamuka gutya niko twayibonye
akazi kawe nshangiye mbabwiza ukuri ngewe nta ese ubwo wanjye wakwiyaminiye ntabwo nzongera no kwinjira muri iyi tuwarete mbabarira ereka hano hantu haba inzoka buriya kiriya kiyongoyongo impamvu gihora hari hasi Diego mu kingurira wasanga wenda yanagiye ntabwo yagiye ubwo se yacaye hanze yaca mu idirishya ry'inyuma yaca mu idirishya ry'inyuma ngo igeze hano hafi ahubwo Anje urakubita ukwirukanka my goodness mbega igitondo kibi yicariye ameze neza ari kwinywera amazi dufite inzoka mu nzu oya muyireke sherira iminota ingahe ko twakinze ko itari gusohoka Jenks wakwica inzoka wabishobora telefone yacu kigura guys uyu mugabo arisiriye duyanze kuza yanze no gufungura tukayinjira rebe inzoka iyo ariyo ubu rero tugiye kumubwira ko ari prank kuko yadukaniye ndabizi neza ko adashobora n'umusore Anje yewe shamara ko mbabwiza ukuri njyewe iyi nzoka sa nkuterura nkukubita hariya gutya hariya mu rubavu rero isa n'umutwe hariya gutya hariya hirya yagize hiki witonde hiki marayikubise ikingoro turebe wabonye ko ahantu isi ihingukira hariya inyuma mana we dadi we muze ni yewe data we uraseka mana we shame on you ni pranka dadi uzi ukuri seriye uzi ko bivuga nkagira ngo ni blague ni haramu kwica inzoka yinjiye mu nzu ukanayidusohorera si we mugabo mu rugo ahantu yanyuze no mu bwisukuri ibi bintu mwabivugaho iki kweli umuntu w'umupapa mu rugo agatererana abana ra afatupa kandi njyewe warabivuga ngo ntushaka kwica inzoka ntushaka no kuyireba ntushaka no kugira gute nta kintu na kimwe wadufasha umubwira ati muzasenge ahubwo nyina ntizaze nkagira ngo ni blague kumbi ni ukuri n'uyishe inzoka bakandi ni ukuri n'uwishe inzoka mwumve mabwira nese wamaye telefone wapozinze ni ukuri kw'Imana minisiteri nkozeho mpita mbona niho isi igenda Papa James ngwino utubwire ukuntu udashobora gutabara urugo rwawe ukatureka nyine gutyo twese reka mbaha amazi mumaze kuntsinda icy'umutwe w'ubwo reba none cyane cyanze cyatakaye ese ubu aranyota mufite n'indi ntabwo tunywa amazi ushaka gufata ibyo ikivuguto n'ibijumba biturye saa sita papa wacu umuntu azana ikivuguto agaruka mu maze abantu turi famiye y'abantu barindwi tugomba kunywa rimwe uziko turi bari maze ni gakeya uziko umuntu wako kurya ugura tubiri mureka kunywa ibirahure bibiri unywa amazi ikikuzanira ntabwo byakunda bwamubwira uburyo nategurira prank rero kugira ngo dade turabizi neza hano hameze sibyo njyewe tumaze nk'amezi nk'arindwi twabonye akayaga gatoya mu nzu urumva biriya byo mu matarasi byabaga ari ibinyorogoto bari guhinga hariya hepfo babonye inzoka hano hawe igiyongoyongo hawe inzoka hari umugina urumva tuzi neza ukuntu tuzi inzoka urumva ntabwo ni inzoka ariko inzoka buriya nayo ntiyandikire Imana buriya nayo yari umva kwidefanda ye tubwire turakumva inzoka ntabwo ari ikiremwa Imana yaremye nibyo inzoka ntabwo iva mu mwanda kuko inzoka tuzi neza ko nayo iri mu bintu nayo byaremye sibyo aha ikindi inzoka nta muntu igisagarira nubasagarira cyane inzoka ntabwo ari n'imbwa ngo ikubone utambutseho ngo ikwirukanka ngo reka inzoka iba yibereye ahantu hamwe ni ukuvuga ngo niba tuvuge na urugero nk'umuntu aje kugusenyera inzu wumvishije wari wibereyemo wimereye neza
wamwata Wakwirwanaho. ufunga ahantu runaka uza kuza gutekereza kiza kuza guseseraho ibi bitambaro ubundi warangiza ukayihinda ukajya uyikuza igiti kirekire irasohoka ikajya hanze uriya nari kubwira nk'umuntu akaza akarisora wambaye bote none ko ntabwo Cyari igisubizo. Nta kintu n'iki na kimwe yakwicira. Ibyo avuze ni ukuri. mwese murashaka mwe kunjuka ku munsi w'imperuka Imana izambwira ngo iranzoka wishe Irabidusaba kwica. Inzoka. inzoka ziri hanze biba rwose biba ari ukuyisagarira ni ukuri Imana ese inzoka yibereye hanze uri kuyica kugira ngo ubwo ugende gute wahetse ikigiye Kuki utabujije se wa musaza kuyica? ntabwo nabibonye yica Nagenda ari mpari. yarayishe ngo byatanje Yarayishe. Ariko yanavuze ko ziba ari nyinshi niyo mpamvu ujya ubona hari abagore bari guhinga batahajya ari uhahinga kuko bambaye bote. Ni niyo mpamvu usigaye ntinya no kugira ngo njye zanyirire. ngahibaza Twakubonye noneho turarabyemeye tubishyizeho akadomo twabikekaga dusanze ntabwo wadufashe inzoka n'ishati biri mu buriri ngo wajugunye gutya. izajya yisora nazo zirabizi iyo zije ahantu undi ziyisora nta kibazo turi inshuti inzoka ziraza zigira